ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya kabiri cya Noheli, nyuma y'ubunani, tariki 2 Mutarama 2025. Ng'amasomo ajya kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 2 umurongo wa 22 kugeza ku 28. Nkoramutima zanjye, ninde mubeshya ataruhakana ko Yezu ari Kristo? Ngonye murwanya Kristo, uhakana Imana Data na Mwana. Umuntu wese uhakana Mwana ntaba ari kumwe n'Imana Data, nawe uhamya Mwana aba ari kumwe n'Imana Data. Mwebweho rero ubutumwa mwumvise kuva mu ntangiriro ni bubagumemo. Niba ubwo butumwa mwumvise kuva mu ntangiriro bubagumyemo, namwe muzaguma muri Mwana no muri Data. Dore isezerano we ubwe yadusezeranyije niryo kuzaduha ubugingo buhoraho. Ngibyo rero nagira ngo mbandikire kubyerekeye abashaka kubayobya. Naho mwebwe isigwa yabakoreyeho ryabagumyemo, mukaba mudakeneye ko hagira undi uza kubigisha. Ubwo rero isigwa ryo mukije kumenya byose rikaba ari irinyakuri kandi ritabeshya, nimugume muri we kuko mwabyigishijwe. Bityo twana twanjye, nimugume muri we kugira ngo igihe azigaragariza tuzagira amizero yuzuye, kandi twe kuzakorwa n'isoni zo kuba turi kure ye igihe cy'amaza ye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimuririmbire indirimbo nshya kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho agaragaje ugutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yubatse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe, agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa mbere, umurongo wa 19 kugeza ku 28. Dore ubuhamya bwa Yohani Batisa igihe Abayahudi i Yerusalemu bamutumyeho abahereza bitambo n'abarevi kumubaza ngo urinde. Yohani yaremeje ntiyahakana, ahamya agira ati sindi Kristo. Nabo baramusubiza bati bite se? Uzabe uri Eliya? Arabasubiza ati sindi we. Uzabe se uri wa muhanuzi ugomba kuza? Arabasubiza ati oya. Baramubwira bati rwose urinde kugira ngo tugire icyo dusubiza abadutumye? Wibwira kurinde? Arabasubiza ati ndijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati nimutunganye inzira ya Nyagasani nk'uko umuhanuzi Izayi yabivuze. Abari batumwe barabo mu Bafarisayi. Bongera kumubaza bati none se ko ubatiza kandi utari Kristo, ntube Eliya, ntube nawe muhanuzi, uterwa n'iki? Yohana arabasubiza ati ngeweho mbatiriza mu mazi, ariko hagati yanyu hari uwo mutazi, niwe ugiye kuza ankurikiye. Sinkwiye no gupfundura umushumi w'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohani yabatirizaga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Hagati yanyu hari uwo mutazi. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro, mugire umwaka mushya muhire 2025, muzawubanemo n'Imana iminsi yose. Buri munsi uhure n'Imana, buri munsi ugumane n'Imana. Iminsi 365 izarangire ukiri kumwe n'Imana. Nicyo nkwifuriza. Twibukiranye wa muhanga wavuze ati umuntu harimo batatu. Umuntu wa mbere nuko abandi bakuzi. Abandi bashaka kuba bakuzi nabi, bakagusebya, bakagutaranga, bakagutuka. Ariko hari n'undi ruhande rwaba kuvuga neza, babandi bagutaka, babandi bakwishimiye. Narwo ubwo ruhande rurahari, uko abandi bakuzi. Umuntu wa kabiri ngo nuko wiyizi ubwawe, ngo ntawivuga meza amabi ahari. Ushobora kuba wiyizi neza, kimwe nuko nanone waba uri kwitaka, ariko uri kwitakuma n'ubundi, kwirata, kwiyemera, cyangwa wiyizi uko wiyizi nyine nawe, urabizi nawe. Hanyuma umuntu wa gatatu ngo nuko Imana ikuzi,
ari byo by'ukuri nyine uko Imana ikuzi. Muri abo ko ari batatu wahitamo kubuhe? Bamwe bati abantu barandembeje bavuga, abandi bati ndiyizi ngewe ubwanjye. Ariko icy'ingenzi muri ibyo ni uko Imana ikuzi, uko Imana ikuzi mubyeyi. Ibyo nibyo bitabeshya, nta bikabyo birimo, kuko Imana nta kigucunzeho ngo yagutaka kugira ngo ize kugutwara utwawe, ahubwo Imana iratuzi kurusha uko twebwe tuyizi. Ngiki kiranga abana b'Imana ni ukureka Imana igatumenya, Imana akaba ariyo idutangaho ubuhamya. Amasomo y'uyu munsi, ubuhamya bwande, ubuhamya bwa Yohani Batisa, uko Yohani Batisa azi Yezu kuko nyine ari Imana. Amasomo aze kurangira urebe niba nawe Imana ishobora gukunyuraho igiye kureba umuvandimwe ugatanga ubuhamya bwiza ku muvandimwe wawe. Utanga ubuhamya ki ku muvandimwe wawe? Uzirikana ko Imana iri hagati aho ngaho, Imana muri kumwe. Ngiyi Emmanuel, Imana turi kumwe, Yezu Kristo waje munsi kuducungura. Ubuhamya twatanga kuri Yezu ni ubuhe? Ese ubuhamya utanga ku nshuti yawe ni ubuhe? Ni ubusebya umuvandimwe wawe, ni ubuharabika umuvandimwe wawe, cyangwa ni uguhesha agaciro abandi? Akenshi ubuhamya bukunze kubaho kugira ngo tuvuguruze abanyabinyoma. Mu isomo rya mbere turumva Yohani intumwa aturinda abanyamurwanya Kristo, babandi bashaka gutuyobya, kubera ko abantu benshi bakunze kugira karimi karyohereye kugira ngo badukureho utwacu, kugira ngo bayobye imbaga. Rero nyamurwanya Kristo ni ukugira ngo aze aho ngaho abantu bariho bayoboka, avuga neza abantu bagahita bamwumva, ariko uko avuga neza na niko azakora nabi n'ubundi, kuko burya intangiriro y'igikorwa n'iryo jambo n'ibyo bitekerezo. Rero niyo umuntu akubwira utugambo dusize umunyu, abantu benshi dukunze kumuyoboka. Abantu bavuga neza gusa ariko badakora neza, kandi babaho. Yohani rero adusaba kwirinda abanyamurwanya Kristo kugira ngo tuyoboke Kristo. Twongere twibutse ivanjiri ya Yohani ije ikurikiye n'uyu murongo twasomewe, Prologue de Saint Jean, aho ivanjiri yafashije mu mateka abarwanyaga Kristo, abarwanyaga ubumana bwa Kristo, cyane cyane ko twagiye tubivuga ba Arius, bavugaga ko Yezu atari Imana, ko ari umuntu gusa, ko atari Imana. Nyuma rero nibwo tugenda twumva ba Yohani Batisa bari kugenda bamwamamaza, bamutangaho ubuhamya. Turazirikana umugenzi ukomeye wa Yohani Batisa muri ivanjiri wo kwiyoroshya, ati uri Kristo wayasindiwe, n'ibindi byinshi cyane bagiye bamubaza, ariko ubwiyoroshye bwe bizarangira avuze ubuhamya bukomeye kuri Yezu, umwana w'Imana, urumuri rw'amahanga. Ati sindi Kristo. Kristo bivuga uwatowe, uwasizwe, umwana w'Imana. Rero ubwicishe bugufi bwa Yohani Batisa buratwerekeza natwe uruhande tugomba gufata igihe tugeze imbere y'abandi. Ese mugenzi wawe umuvuga ibiki? Uwo mubana umukorera ibiki? Umutanga uwuhe buhamya? Akenshi dukunze gufata ijambo kuri bagenzi bacu igihe bari mu kaga, igihe bari mu byago, igihe bari mu mazabira, nuko tukadodekanya inkuru bombori byacitse, tukabasebya, tukabataranga, rimwe na rimwe tukabahimbira ibinyoma, kandi bigafata bitewe n'umwanya uriho, bitewe n'amafaranga ufite, bitewe n'amashuri wize, bitewe n'uko uri mu bavuga rikijyana, ukibaza iyo rijya rikakuyobera. Nuko rero abandi ukafataho ijambo bikaza kurangira abandi bacira urwo gupfa. Nyamara Yohani Batisa aratubwira ati hagati yanyu hari umutazi. Igihe cyose ufashe ijambo ku muvandimwe ukamutaranga ukamusebya, ujye uzirikana ko Imana ihari. Ubuhamya ku bavandimwe bacu, ubuhamya kubwa Yohani Batisa atanga kuri Yezu. Nawe igihe cya Noheli ni igihe cyo gutanga ubuhamya, aho wahuriye na Kristo, uko ubanye n'Imana, uko ubanye na Kristo, uko wakiriye ijambo w'Imana wigize umuntu. Ese waguha ijambo ukaguha mikoro, ushobora guhamiriza abandi uburyo wakiriye Yezu? Yezu bamwe bamwakiriye ku rwego rw'abashumba, abandi bamwakira ku rwego rw'abanyabwenge, abandi bamwakira ku rwego rwa Ana cyangwa Simewoni, ku rwego rwa Bikira Mariya na Yosefu, n'abandi benshi cyane. Ariko n'abandi bamwakiriye ku rwego rwa Herodi, kwa gusebanya, kuvuga amagambo adakwiye, gusebya abandi, gutaranga abandi, kunegura abandi, kunenga abandi.
wongere urebe uburyo wakiriye Yezu, wamwakiriye nka Yohani Batisa umuvuga akamutaka, bityo akerekana uwo ari we ko ari umwana w'Imana. Imana yaje munsi, ijambo w'Imana wagize umuntu. Amasomo y'uyu munsi yongera twerekeza uburyo dutanga ubuhamya ku bandi. Ese ntabwo ubuhamya koko nk'umugabo uvugisha ukuri, ijambo w'Imana uvugisha ukuri, cyangwa ndi umunyabinyoma n'undi wese ushaka kwikubira ndetse no kwikunda? Dusaba inema yo kuvugisha ukuri aho turi hose. Ngaho abatangabuhamya ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore witwaraga neza, ngo yari umukristo wa wundi w'indani neza, abandi babona bakishima, agatanga urugero rwiza rw'ubuzima bwe, ubuhamya bw'ubuzima bwe. Nuko ngo umunsi umwe kera kabaye, bya bindi by'uko nyakibatana n'ubushyitsi, ngo bagiye kumva muri quartier, bagiye kumva, bumva ko ngo yafashe umwana w'umukobwa, yamufashe ku ngufu w'imyaka 12. Neza abantu barumirwa. Nuko ngo bagiye gupima umukobwa koko, basanga ibyo bavugaga ari ukuri, basanga ko yamufashe ku ngufu. Byemezo bya muganga bimaze kwemeza uburyo umukobwa yafashe ku ngufu, wa musore umukristo baragenda baramufunga imyaka 25 yose, nk'uko turi mu mwaka wa 2025. baramufunga baramudadira. Nuko ngo nyuma y'igihe kirekire ari muri prison, ari mu buroko, abantu barihibye baje ati koko n'uyu nguyu twizeraga, n'uyu yari umukristo utumurikira imbere, udusomera ijambo ry'Imana, wahoraga turi imbere, nawe koko ngo rwubitse ruzi gushya. Neza abantu bafata ijambo ariko by'akababaro, bibaza uburyo umuntu yahoraga yibihishemo kandi ari gukora amabi. Nyuma y'igihe kirekire wa musore ari muri prison, baranze no kumugemura, inshuti zaranze kumugemura, abakristo baranze kumugemura, bavuga bati koko uyu nawe aduhaye urugero rubi, ntitwari tubizi. Gihe kiza kugera rwa rugo wa musore yari yahemukiye afashemo wa mwana ku ngufu, umugabo muri urwo rugo aza guhindukira ngo yari yagiye mu mahanga. Aje urumva bari baramubwiye iyo nkuru ko bamuhemukiye. Nuko araza ngo areba ibimenyetso yari yarasize mu rugo rwe byo gucunga umutekano, ngo yari yashyize kamera mu itara ryabaga hejuru, ashyiramo ya filime neza, yisubiza inyuma, yongera ayireba ya filime uko yagenze, cyagiye afata umwana we ku ngufu. Nuko agiye kureba, asanga ari umuturanyi wa wundi w'inshuti ye magara, ari wafashe wa mwana ku ngufu, kandi akaba ari inshuti wa musore ufunzwe, ari nawe urukuriye rwa rukiko rwaciriwe umusore urubanza ngo bamufunge ko yafashe wa mwana ku ngufu. Neza ya kamera ya filime maze kuyerekana, abantu bari aho bose bariheba. Nuko wa musore aba umwera cyo mu kubaza wa wundi wamufungishije, ari nawe ufashe wa mwana ku ngufu icyo yamubikoreye, ati nabonye atangiye kungerana, afite ifaranga byinshi, kwari kugira ngo tubaze turebe ko yacogora nawe. Biza kurangira ari we nyine ucira rwa rubanza, urucira mu kaso rugatwara nyoko, umwanza gucira ko Imana igucira kanzu. Byaje kurangira umusore bamubohoye kuko bari bamurenganyije. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ese ubuhamya utanga bushingiye ku kuri? Ibimenyetso utanga byerekana ko uri umuhamya ni ibihe? Iyi si irimo abantu bavuga neza kandi bikemerwa, ibinyoma, abahanura binyoma, ababeshya, kandi abo ngabo nibo bahabwa intebe, ikinyoma kigahabwa intebe. Ariko amaherezo ikinyoma kizatsindwa, amaherezo ukuri kuzatsinda. Rero umuntu nawe babeshyeye, bagataranga, bakanegura, bagasebya, bagakubeshyira ku buryo bwose bushoboka, humura, Kristo yaraje, Kristo Emmanuel, Imana turi kumwe, igihe kizajyanye ngasana kurengera kandi akureganure. Humura, Imana irakuzi kandi irakuzirikana. Ngubu ubuzima bwacu akenshi dukunze kurangwa no gutanga ubuhamya bwo kwikiza, ariko tukaza kwibagirwa ko Imana ituruzi. Amaherezo Imana izagobora ibimenyetso bikurengere kandi bikurenganure. Wa mwana babeshye nuko abuze neza ukuntu yakwiregura,
nuko aravuga ati ubu koko mwasatuye mu mutima wanjye mukareba ikirimo marerezuma ntari gushobora gusaturamo. Ngaho Imana yaduhishe ko tutagera mu mutima, aho rero niho Imana ibera Imana ikazagobora kera kaba ibimenyetso twebwe dutazi, nguko nawe ushobora kurengana ukarenganywa, ariko igihe kizajya ngasana kurengere kandi akurenganure. Ngubu buhamya tugomba gutanga akenshi uzacunge dukunze kugwa mu kintu nanjye kuvuga kibi cyo gutanga ubuhamya ku minota ya nyuma, cyo gutanga ubuhamya umuntu yapfuye, akarwo dushaka kumuvuga neza, akarwo dushaka kumutaka, kandi kare kose twaramutukaga. Ngira ibanga tugomba kugenderaho no munsi gutanga ubuhamya. Wimenyereze nk'umwitozo kuvuga neza mugenzi wawe kiriho, kuko igihe kizagera afungwe, igihe kizagera utakimufiteho ububasha, igihe kizagera yarapfuye, aho wasanga nawe uzamuvuga neza gusa ageze ku irimbi. Twitoze kuvuga bagenzi bacu neza igihe bakiriho. Ushaka kuvuga uti se ko badakora neza. Burya abantu twese nta shitani turimo, nta n'umumarayika turimo. Buri muntu wese ashobora gukora neza akagira uruhande rwiza, hari n'ufite uruhande rubi ikibi. Niyo mpamvu ntabwo tuvuga abantu bagenzi bacu nk'amashitani abandi badakora neza, ahubwo buri gihe uharanire ko mugenzi wawe wamutangaho ubuhamya. Ese waguha mikoro wabwira iki abantu ku mugore wawe, ku mugabo wawe, ko mubana? Aho wasanga uri kumusebya, uri kumutaraga, uri kumutaranga. Dusaba inema yo gutanga neza ubuhamya, yo kwabahamya ba Kristo. Imana yashyize kamera mu mutima wacu, wa mutima nama yajwe imbere kubwira ati iki ni kiza gikora, iki ni kibi kireke. Amaherezo Imana izakoresha n'uwo mutima, izagira abikoresha kugeza igihe urenganuriwe. Nutanarenganurwa uri hano ku isi, humura no mu ijuru Nyagasani arengera be, nani wakomeye cyane kurenza ahandi. Nubwo warenganura hano ku isi, Nyagasani igihe kizagera akurengere ubuhamya. Nyagasani ushaka kugutanga ubuhamya wenyine. Ihangane utegereze ubuhamya bwa Nyagasani, ihangane utegereze ibyo Nyagasani wakuvugaho, ibyo Imana ikuvugaho. Nta nibyo bifite agaciro kurenza ibyo abantu bakubeshyera, kurenza nawe ko wakwemera wirengera. Reka Imana irwane ku ruhande rwawe, kuko Imana iri ku ruhande rwawe cyane cyane igihe warenganye, igihe uri mu kaga, igihe uri mu bibazo. Aho rero Nyagasani aturana nawe kugira ngo agukize, akurengere kandi akurenganure iminsi yose. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ni ukugira ngo twongere twibutse ko twarabatijwe, twarasizwe, tugomba kuba abahamya ba Kristo. Muri batisimu dusezerana kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza. Ako kantu rero nawe uze gukazirikana, kwamamaza Kristo, kumubera umuhamya, kutavugira inyuma, ahubwo tukaba abanyakuri buri munsi. Uyu mwaka ubwira Imana uti Nyagasani ndifuza kuba umunyakuri, ndifuza kutazongera gutanga ubuhamya bw'ibinyoma, kuko ijambo ryawe ari ukuri, nawe uri ukuri. Nanjye rero umukristo, umwana w'Imana, nifuza ko umwana w'Imana urambe kuba umunyakuri igihe cyose. Ngendere mu kuri, nkoresha ukuri, ndengere abandi, ari wowe ngirira Yezu mwiza. Mwese mukomeze kugira umwaka mushya muhire 2025, kandi muzawubanemo n'Imana. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Diyosezi ya Cyangugu.